akahagoboka muri cya kibazo cyawe. Yesu ahagoboke muri rwa rubanza rwawe. Yesu ahagoboke ayiwe kuri rya deni. Yesu ahagoboke uri kubaka babisenye. Yesu ahagoboke uri gushaka ibyangombwa byanze. Yesu ahagoboke yawe mushiki wanjye. Yesu ahagoboke. Yesu yahagobotse ibintu birikora, ibintu bijya mu murongo. Imana ishimwe cyane kuri rwa rubanza ngo uwegera Imana akwiye kubanza kumenya kwiriho, kandi yamara kumenya kwiriho akamenya kwigororera abayiringira bose. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro Imana nabana namwe cyane. Wowe dukurikiye uri mu Rwanda, uri Amerika, uri Canada cyangwa se mu migabane itandukanye igize iyi si. Ni mwene Sorabani wongeye kugaruka kuri Ndi Umukristo TV, TV yawe, ikinyamakuru cyawe. Kandi nanone mbona yo gushimira abantu mwese mudukurikira, nyuma mugakora subscribe, mugakora share ikiganiro, ukaba ugomba kugisangiza inshuti zawe. Nukuri uri umuntu w'umumaro kandi uru w'agaciro kuri twebwe. Imana ije kuduhera umugisha ukubekeye nuko bwije. Reka mbabwire kwa kuni nsanzwe mbabwira, ndakubwira ngo wakumva bimeze kose, ndakubwira ngo komera, haracyari ibyiringiro. Burya ari gihe umuntu arwara, kigeragezo ikanuka, ari umuntu yabamye ideni rwose rikamuzengereza, hari igihe mu rugo byanga. Ye mukobwa, nawe imyaka irakugendanye, ariko ndakubwira ukuri, humura, haracyari ibyiringiro. Haracyari ibyiringiro. Imana ikomeze gutindana nawe. Neba Imana yaravuganye nawe, witinya rwose, nda jambo Imana ivuga ritasabura gusohora. Reka rero dusenge tubone tuganire. Mwami Imana yacu, ndagushimiye, izina ryawe ryubahwe. Wakoze imirimo n'ibitangaza, ubana natwe kandi uratwemerera. Ushima ko twagera kuri uyu mwanya kwa musana ku iminota. Mana ndagushimiye cyane, izina ryawe nirahabwe icyubahiro. Ngano bane natwe uyu mwene data, uyu mushiki wacu dukurikiye, mugirire neza, ndetse mu minsi mibi mistamworoheye, ariko ndamusengeye mu izina ryawe Yesu Kristo, ubwo adukurikiye akarangiza rino jambo, buno buhanuzi tugendanye mu gusenga, ndetse data nkamudukunda abone igisubizo cye, abone ubutabazi bwe mwiri jambo. Data misuvugane nawe, vugana n'umwana wawe, umurinde kandi umwegere, kugira ngo izina ryawe rishimye, kuko uri Imana isumba byose. Ngano bane nawe situation yose arimo, ndamusengeye kugira ngo umuhereze gukomera. Ngabana natwe tugirire neza, kandi mwamudukunda, mutanga umugisha k'uyu mwene data, k'uyu mushiki wacu, ukomeze kumurengera no gutindana nawe, ubwo tugiye kugendana mw'uyu mwanya w'ubuhanuzi, mw'uyu mwanya w'ijambo ryawe. Data myiza, mwamoraho, unyemerere umuye kugabana k'uyu mugisha. Ngamugirire neza muri byose, niko dusenze Imana mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Twongere kubashima cyane yemwe bene data mudukurikira. No kuri iyo mwadukurikiye mugashiraho comment, mukatungura inama, mukatungura ibitekerezo, twumva mu by'ukuri duhagararanye namwe, kandi namwe mukumva muhagararanye natwe. Ntabwo ndi butinde, nguzaniye ubuhanuzi bwawe. Nguzaniye ubuhanuzi bwawe, wowe aho uherereye, shobora kuri mu Rwanda, shobora kuri Amerika, aho uherereye ahariho hose, nguzaniye ubuhanuzi bwawe. Unyemerere undega amatwi, tugendane akantu ku kandi. Ijambo ry'Imana Imana imbaye kuguhereza, Imana imbaye kukubwira, tugiye kurisanga mu butumwa bw'iziko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bw'iziko bwanditswe na Yohana mu gice cya 21. Igice cya 21. Reka dusome duhereye ku murongo waho wa mbere. Haratubwiye ngo hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yiyerekana atya: Simoni Petero na Toma witwa Didumo, na Natanayeli na w'Ikana y'i Galileya, na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana.
nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha ijoro ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ndacyo. Arababwira ati, mujugunye ishundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, kandi baba bakibasha kurukurura, kuko ifi zari nyinshi. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nshuti yanjye kandi nshuti ya Yesu, iri jambo Imana imbaye ngo tuganire muri uyu mugoroba, cyangwa se ubu buhanuzi bwawe Imana imbaye muri uyu mugoroba, ndakweza kugira ngo tugendane ubutegera amatwi, kugira ngo tubashe kuganira, tubashe kususanya mu buryo bw'umwuka, bityo Uwiteka arusheho guhabwa icyubahiro. Uyu ni Yesu n'abigishwa. Hano ni mu gihe Yesu yamaze kuzuka, ariko mu by'ukuri abigishwa ntibari hamwe nawe, bari basa naho bamubuze, ariko nanone ntabwo yari akajya mu ijuru. Hano ni muri ya minsi 40 Yesu yamaze ari kugenda, ari kwereka inshuti ze, akireka abigishwa mu buryo butandukanye. Ngo igitondo kimwe rero abasanga ngo hari kuri Tiberiya, ngo ariko bari baraye bari kuroba, bakesha ijoro ryose nta n'agafi bafashe, kandi ndako bari batabigenje, ntacyo bari batakoze. Bari bakoresheje tekinike zose ng'abarobyi, kuko Petero yari umurobyi, ndetse igice kinini cy'intumwa za Yesu yari yaragikuye mu mwuga wo kuroba. Urumva rero, bariya bagabo bari bazi kuroba, rwose, bari bazi amasaha bagomba gutegeramo amafi bakayafata, bari bazi ibihe, bari bazi kubara ibihe. Ngo ariko Petero abwira bagenzi be, ababwira ngo ngiye kuroba. Nabo baramubwira ngo ntabwo dusiga. Uradusiga se? Uradusigira nde? Reka tujyane. Ngo baramanukana bajya ku mazi. Bamaze kujya ku mazi, shundura zabo barazitegura neza, baragenda batega imitego. Isaha ya mbere wapi, isaha ya kabiri wapi, isaha ya gatatu wapi, isaha ya kane biranga, bucya butondo biranga, saa 8 z'ijoro, saa 9 biranga, mu gatondo kare kare saa 12 bumaze guca neza, ngo mu masaa 2 akazuba katangiye kurasa. Yesu ngo abahagaze mu kibaya, arabahamagara ati, yemwe bana banje, mwaba mufite icyo kurya? Ngo ariko baramubwira ngo twakesheje ijoro turi kuroba, nta n'agafi na gatoya twafashe. Ariko Yesu arangije ababwira ngo ubwo nta n'agafi mwafashe, mushyire ishundura zanyu iburyo bw'ubwato, muri buze gufata ifi. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, icyo mbawe n'Imana kukubwira mw'iri jambo, nuko igihe cyose uzaba wasize Yesu ndakigenda. Igihe cyose Yesu azaba atari mu ruhande rwawe, uzaba uri gukorera inyuma ya zeru. Igihe cyose uzaba utari kumva Yesu mu buzima bwawe, uzaba uri gukorera inyuma ya zeru. Bariya bigishwa bari basize Yesu ntabwo yari ahari, bari kwiyobora bo ubwabo, ntacyo bari bitayeho, bari barakaye, bamaze nk'imfubyi, barangije n'ibyo bakoraga byose, ntibagishaga inama, mwuka ntabwo yari araza. Ariko ngo bamaze gukesha iryo joro, bagize amahirwe, Yesu aba arahagobotse. Mana ishimwe, bagize amahirwe, Yesu aba arahagobotse. Cyamba nawe Yesu akahagoboka muri cya kibazo cyawe, Yesu ahagoboke muri rwa rubanza rwawe, Yesu ahagoboke ayiwe kuri rya deni, Yesu ahagoboke uri kubaka babisenye, Yesu ahagoboke uri gushaka ibyangombwa byanze, Yesu ahagoboke yawe mushiki wanjye, Yesu ahagoboke. Yesu yahagobotse, ibintu birikora, ibintu bijya mu murongo. Mana ishimwe cyane, kuri rwa rubanza Yesu ahagoboke. Bagize amahirwe,
batangiye gufata ibyemezo, ati rero muze dutsike amato, bwato tubuzinge twitahire, bundi na hejo. N'inzara yari yamaze kubataka. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, ngo bagize amahirwe Yesu abaraje, ryangiriye abahamagara ababwira ngo nyamara mushire buryo. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, ndabifuriza kuba iburyo, ndabifuriza gukorera iburyo. Yemwe abahanuzi muhanurira iburyo, yemwe abapasiteri mukorera iburyo, yemwe itorero ry'Imana mukorera iburyo, kuko ibumoso nta cyiza kiriyo, ibumoso nta cyiza kiriyo. Igihe cyose uzaba utari iburyo bw'Imana isumba byose, igihe cyose uzaba utari iburyo bw'iby'Imana ishaka, uzakora kandi ukore cyane, uzavunika, nta musaruro uzakuramo. Ariko igihe cyose uzaba uri hamwe na Yesu, Yesu azabigenza neza. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, iyo ngeze kuri uyu mugabo witwa Kristo, ndamuvuga ngumva ndi ahantu hanje, navuga ngumva ndi mu mwanya wanje. Bone bidukwiriye no kuvuga Yesu. Hari igihe abantu batenda mu kuvuga abantu, cyakora harabo kuvugwa ni byiza, niyo umuntu yakugiriye neza mushima gihari. Ariko Yesu we ni uwo kuvuga buri saha buri munsi, ngo kubiri tubwira ngo musenge ubudasiba. Iyo dusenga tuba tuganira n'Imana. Barabigishwa rero bari batandukiriye, nda kintu bari bagomba kwibonera. Icyakora bagize Yesu abaraje, Yesu amaze kuza, abiye ngo mubikore gutya. Bamaze kubikora, bagiye kubona ngo bafate ifi nyinshi bategeze bafata n'ikindi gihe. Bamwe muri bo batangiye gushidikanya, barabaza amasaha yo gufatisha yagiye. Bundi abantu baroba cyangwa abantu bakura mu byo kuroba, bundi hari amasaha abakwiriye gutega imitego, hari amasaha akwiriye ifi gufatwa mu mitego, hari amasaha arenga buri wese akazinga ibye agataha. Yesu rero nawe yahageze, batangiye kuzinga ibyabo ngo batahe, kuko bari babonye ko byarangiye, igihe cy'amasaha yo gufatisha ko byarangiye. Ariko ndaguha amakuru, kwa Yesu ntabwo birangira. Kwa Yesu ntabwo birangira. Igihe cyose kwa Yesu amahirwe ya kabiri abakiriho, kwa Yesu amahirwe ya gatatu abakiriho, kwa Yesu abana ya karindwi, kwa Yesu abana ya 12. Ndaguha amakuru nshuti yanjye kandi nshuti ya Yesu, hariya Yesu barahageze. None ngo abibabyi ngo baratangira barashidikanya, ariko uyu muntu tubwira bino bintu ninde? Ati ninde kwa ya manywa? Ariko reka tukumvire, buriya igihe abantu bapfa gukora ibintu, bapfa gukora ibintu, ariko kora ibintu kuko wabyiyumvisemo, kora ibintu kuko birimo umusaruro w'Imana, kora ibintu kuko Imana ibifitemo inyungu, kora ibintu wizeye. Imana ishimwe cyane, kuko biratubwira hariya mu Baheburayo 11 ku murongo wa 6, haratubwira ngo uwegera Imana akwiye kubanza kumenya kweriho, kandi yamara kumenya kweriho akamenya kwigororera abayiringira bose. Imana ishimye bana b'Imana kandi nshuti za Yesu, ndabifuriza kudasiga Yesu, ndabifuriza kugendana na Yesu. Buriya hari igihe abantu bategereza Imana, bakabona Imana atinze kuza bakicira izindi nzira. Yewe Yesu Kristo we, inzira zose wanyuramo zitarimo Yesu, iyo zitakugejeje mu kaga, zikugeza ahantu habi, ziraguhombya, ugahomba, ibintu bikaba bibi cyane. Ariko ndagihomba kugendana na Yesu, ndagihomba kugendana na Yesu. Murembye yavuze ngo kugendana na Yesu ni banga rihambaye, ni banga rihambaye. Kugendana na Yesu ni banga rihambaye, ni banga rihambaye. Kugendana na Yesu ndagihombo, kugendana na Yesu alegredo tadoneme, kugendana na Yesu ni banga rihambaye. Ndabifuriza kugendana na Yesu. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, ndabifuriza kugendana na Yesu. Yo wagendanye na Yesu,
urasitara akakubwira ngo komera. Iyo wagendanye na Yesu arakubwira ngo witinya, ndi Imana yawe, ndi umucyo, ndi umurengezi wawe. Iyo wagendanye na Yesu iyo ugeze mu biteye ubwoba arabwira ngo humura, ndi Imana yawe kandi nzagendana nawe ntacyo uzaba. Imana ishimwe cyane. Ngana ku musozore bari abigishwa ntabwo bari mu ruhande rwa Yesu. Birashoboka ko nawe utari mu ruhande rwa Yesu. Reba uruhande uhagazemo, reba uruhande uri gukoreramo, reba uruhande uhagazemo, reba uruhande uri gukoreramo. Nshuti yanjye kandi nshuti ya Yesu, reba uruhande uhagazemo. Ese ureba iburyo cyangwa ureba ibumoso? Iyo umuhanuzi agihanura ibumoso ndibikunda, iyo umusenzi agisenga ari ibumoso ndibikunda, iyo corozo kere ibumoso ndibikunda. Ndakugareva ibumoso ujya iburyo, iburyo bizakunda, iburyo bizagenda neza. Imana nishimwe cyane. Lefo dotade grerime, iburyo bizemera. Bari abigishwa bamaze kuhindura ishundura berekeje iburyo, babonye igitangaza cy'Imana. Nawe ndakwifuriza igitangaza cy'Imana, nawe ndakwifuriza kwera kw'Imana, nawe ndakwifuriza ubuntu bw'Imana, nawe ndakwifuriza kubaho kw'Imana. Imana twegere kandi kindane natwe cyane. Reka dusoreze hano. Imana kumbera umugisha kandi tindane nawe. Ubu bwari ubuhanuzi bwawe. Imana ibane nawe cyane. Ndakwifuriza kugendana na Yesu, ndakwifuriza kudasiga Yesu. Umuntu wagendana na Yesu yamusizagira ibyago, umuntu wagendana na Yesu yamusizagira ibibazo byinshi mu rugendo rwe. Yatewe ndawo mutaba, yagize ibyago arimenya. Imana ibegere kandi tindane namwe cyane. Reka dusoreze hano nimwakira ijambo ry'Imana. Imana ndagushimiye, nuhabwe icyubahiro. Girira neza abawe, girira neza umwene data udukurikiye hano kuri Ndi Umukristo. Mana umuneshereze, Mana utindane nawe kugira ngo izina rye ryubahwe. Ngana umurengere ubane nawe data mu izina ryewe ryera. Muri iyi minsi arafite byinshi byari bikumuca indege, byari bikumugusha, bimunanije. Data yaragamburuye, yaragiye gusiga imirimo ya Yesu, ndetse na Yesu ari kunyemerera ube mu ruhande rwe. Wongere data mwiza uhagoboke, yongere yumve ihumure, yongere yumve Imana. Urakoze kubana natwe, urakoze gutindana natwe. Niko dushimiye Imana mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Nomero zacu ni 078 24 53 826. Waduhamagara katungura inama cyangwa tukaganira imbogisi. Imana igahabwa icyubahiro. Amen, amen.